Muhawe ikaze mwe mwese mudukurikira ku rubuga rwacu, urubuga rushingiye kwivugabutumwa. Uru rubuga ruzwi ku izina Kubaturwa TV. Uyu munsi tubafitiye iki? Uyu munsi twaganiriye n'abantu ku kiganiro twarebye dusa nta kiva imuzi. Burya ijambo ry'Imana ni rigari. Tugiye kureba umurongo umwe wa Bibiliya uboneka muri Yobu igice cya 28 umurongo waho wa 28. Turebe ubusobanuro. Mbere yo kureba ubusobanuro bw'iri jambo, ni mucyo turebere hamwe icyo bamwe babivugaho. Ese ko iri jambo riboneka muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 rigira riti: maze ibwira uwo muntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ese aya magambo asobanura iki? Ni mucyo twese hamwe twumve dusobanukirwe uburyo ki abantu babivugaho. Turaza gusobanukirwa icyo Bibiliya yigisha. Nge nawe nidukurikirane icyo bamwe babivugaho. Twahuriye ahantu turimo dutembera, turimo tureba ibyiza bitatse igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nimwumve uburyo babisobanura. Riboneka muri Yobu ibice byaho 28 umurongo waho wa 28. Murakoze, mbasomere Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Reka dusome mu izina rya Yesu. Amen. Haranditse ngo, maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Maze ngibwira umuntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Ese aya magambo uyumva uti? Nicyo kintu ubajijwe gikomeye. Murakoze, aya magambo ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo yisobanuye, nta buhanga bwinshi burimo, ni amagambo y'Ikinyarwanda, dore ko turi Abanyarwanda. Icyo navuga kuri aya magambo, Imana icyo dushakaho namwe muri kucyumva, abadukurikirana mwese muri kumva icyo Imana idushakaho. Yaravuze ati ngo yubahe, nayo asigaye uyikenere, ibyo uyikeneraho byose izabiguha ari uko wayubashye, unayubahishe. Bishatse kuvuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka, niko ijambo ritubwiye. Kuva mu byaha ni ukureka ibidatunganye ugakora ibyo Imana ishaka. Ibyo Imana ishaka harimo byinshi, harimo gukiranuka, ukayishakana mu maso hera, ugafasha abantu, ariko ufite umutima umenetse, nta cyaha ufite, nta kizira ufite, ukajya mu nzu yayo. Nta bisobanuro byinshi ufite kuri aya magambo kuko ni ijambo risobanutse. Murakoze. Ijambo rigira riti, riboneka muri Yobu ibice byaho 28 umurongo waho wa 28. Maze ibwira uwo muntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Wadusobanurira icyo iryo somo uburyo ryumvamo? Ngewe ukuntu iryo somo ryumva, ko iyo yaratubwiye ngo dore ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuko yararebye ibona tutagira ubwenge tutayubashye. Irabanza iratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Urabona umuntu ukiri mu ngeso mbi, mu bujura, ubusinzi, ubusambanyi, kuroga, kwica, ntabwo yajijuka akiri muri bya byaha. Iratubwira ngo tuve mu byaha kugira tubone tujijuke. Amen. Harya ngo amazina yacu twe ni TV yitwa Kubaturwa TV. Naho wowe witwa Uwamariya. Turagira ngo udusangize, tubona uri umuntu ukunda gusenga. Turagira ngo udusangize amagambo aboneka muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Haranditswe ngo, maze ibwira uwo muntu iti, kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aya magambo uyumva ute? Yuko nyumva ku ruhare rwanjye n'umutima wanjye, numva ko iyo umuntu avuye mu cyaha aba abwirijwe kuva mu cyaha akajijuka agakurikira Uwiteka. Wamara kumukurikira bya byaha wabiretse, uramwegera neza n'umutima utuje, ugaca bugufi ukamusaba, kuko bya byaha uba wabiretse. Wamara kumusaba uciye bugufi akakumva.
yamara kukumva ibyo umusaba akabiguha kuko ibyaha byose wabitereye hasi wamwegeje. urakoze. ubwo twasozaga kumva icyo aba bagabo n'abagore bagiye bagaragaza kuri iki cyandikwa gishingiye muri Yobu igice cyaho cya 28 umurongo wa 28, aho Yobu yagize ati maze ibwira uwo muntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubusobanuro aba bantu batanze busa nkaho buciye ukubiri n'ibi byanditswe, n'ibi byanditswe. Kugira ngo dusobanukirwe ni mucyo turebere hamwe icyo ijambo ry'Imana ry'ubuhanuzi risobanura ku bijyaniranye n'iyi nyandiko. Niyo mpamvu nahisemo kubaha insanganyamatsiko igira iti kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ijambo kubaha biva ku nshinga kuba. Byumvikana ko ubwo Uwiteka yasabaga Abisirayeli kumwubaha byari birenze ibi twumvisha amatwi yacu. Hari icyo Abisirayeli basabwaga kuba cyo kugira ngo babashe kugirirwa neza cyangwa se babashe kugirana n'Imana imishyikirano. Nanone ubwo Abisirayeli bashoboraga gukomeza gukora ibihuje n'icyo Uwiteka yabashakagaho, bagombaga guhabwa imigisha ndetse bari kugira ubwenge nyakuri. Kugira ngo iri jambo ryumvikane neza ni mucyo twifashishe amagambo umwami Salomo, ndavuga umwami wa Isirayeli ya kera, yakoresheje yibutsa cyangwa se afitanye isano n'iri jambo riboneka muri Yobu igice cya 28 umurongo wa 28. Hagira hati maze ibwira uwo muntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Reka turigereranye rero n'amagambo aboneka mu mubwiriza igice cyaho cya 12 umurongo wa 13, twiyumvishe icyo uyu mwami Salomo nawe ubwo yahumekerwagamo n'Imana maze arandika imyanzuro yaje gufatwa. Mu mubwiriza ibice 12 umurongo waho wa 13 haranditswe ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeze amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Burya ngo umuntu wese ngo akwiriye kubaha Imana kandi agakomeza amategeko y'Imana. Nta handi rero isoko y'amategeko y'Imana uretse mu ijambo ryayo ari ryo Bibiliya. Ishingira kuki? Reka tunyarukire muri Timoteyo wa mbere, murambabarira Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 16 ndetse na 17. Haranditswe ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Yumvikana ko kwikira mu ijambo, kubaha Imana binyuriye mu ijambo ry'Imana, ubwo nibwo buryo bwaringanijwe n'Imana bwo kwegerana nayo. Nkuko uyu mubwiriza yakoresheje ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo kuko ibyo ari byo bikwiriye umuntu wese. Mbega umwanzuro ukomeye umwami Salomo wo mu Isirayeli ya kera yafashe ashorewe n'umwuka wera. Byose byarumviswe, mwubaha Imana. Ese ukubaha Imana kwawe kuri mu rugero rungana iki? Ibinyuranye n'ibyo usanga rimwe na rimwe abantu badaha agaciro kubaha Imana kwabo, ahubwo ugasanga
bakerensa ubuntu bagiriwe, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Babikora bate? Mu Bakorinto ba mbere ibice 6 umurongo w'9 n'10 haranditswe ngo, nimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntimwishuke. Abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa ibitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa abajura cyangwa abifuza cyangwa abasinzi cyangwa abatukana cyangwa abanyazi, bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Bene abo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Yumvikana ngo nimba nawe wisanga mu mwanya w'aba bantu mvuze haruguru, byaba bidahuje n'ubwenge ko waba witeze kuzabona ubwami bw'Imana nimba ubanira abaturanyi bawe ubatuka, niba ubanira umuryango wawe nabi, uvuga amagambo asebanya, ntabwo uteze kuzahabwa ubwami bw'Imana. Waba uherekeza abandi mu yandi magambo. Rero byaba bihuje n'ubwenge ubwo uyu mukurambere wacu wabizera ari we Yobu, ubwo yagiraga aya magambo aboneka muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28, ubwo yavugaga ati ngo maze ibwira uwo muntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujishuka. Nucukubiri n'ibyaha no kugomera Imana, Uwiteka azaguha ubuzima buhoraho mu bwami bwe. Nanone ibyanditswe byera bigaragaza agaciro gakomeye umuntu urangwa no kubaha Imana agira. Ibyanditswe byera bigaragaza agaciro gakomeye umuntu urangwa no kubaha Imana agira. Reka turebe kamwe muri two muri utwo duciro. Dusome mu Migani ibice byaho 14 umurongo waho wa 26 dusimuka wa 35. Haranditswe ngo, uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Umurongo wa 35, ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge. Ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Ese ukora ibiteye isoni? Ese ukora ibyangwa n'Uwiteka ugamije kugira ngo wigaragaze imbere y'abantu kuri umuntu ushyitse w'Imana, nyamara mu buzima bwawe busanzwe udakora ibijyaniranye no gukiranuka? Bitekerezeho, wibaze kandi wisubize. Ibyiringiro bikomeye isoko yabyo. Ibyiringiro bikomeye isoko yabyo. Mu Migani igice cya 14 umurongo wa 26 twasomye ngo, uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Uwiteka Imana niwe soko y'ibyiringiro by'umuntu utegereza iby'igihe kizaza. Ndavuga umuntu ufite ibyiringiro bikomeye. Uwo muntu azaramba kandi agire ishya n'ihirwe. Ariko se bizagendekera bite abantu batubaha Imana bakiringira ubutunzi bwabo? Muri Yohana wa mbere igice cyaho cya 2 umurongo wa 17 niho hatanga igisubizo, hagira hati, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ariko isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Ni mucyo rero twibukiranye insanganyamatsiko yacu. Iragira iti, ishingiye muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28, ngo maze ibwira uwo muntu iti,
dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ese ye ni hehe isoko y'ubwenge iri?